tugiye gukereya variable iri buze kudukonekitira kuri database. Iyo variable bayikereya bakoresheje connection turaza kuyita call, iraza kungana na driver manager dot get connection. Tugiye kwikonekitinga kuri database, turaza kuva hehe, turaza kuva kuri java database connector tujya kuri database ya MySQL, tujya kuri localhost ni iya zamp iri ku mwobo icometse kuri port ya 3306. localhost ari web address turashyiraho /, ubundi tukikonekitinga kuri izina rya database tubisemura. Variable ya kabiri ni username, muri zamp bakoresha root. Variable ya gatatu ni password idafite ikintu kirimo, tugafunga ubundi tugiye gukereya SQL code. SQL code twazikereya muri string yitwa SQL code irangana muri SQL bavuga ko ari insert izina rya database rya table twise boy, table yacu yitwa boy, ikagira values ni ibintu biri buze kujyamo, harajyamo ibintu bibiri id ndetse na name. Buri kintu kiri bujyamo hano ukigaragaza ukoresheje point interrogation question mark, harajyamo id na name, buri imwe ihagarariwe na question mark, ugashyiraho isoza kugira ngo utunganye bijyamo. Hano muri izi question mark ukenera ikintu bita prepared statement. Prepared statement zirangana, uhamagara ino variable ishinzwe connecting kuri database, variable yitwa call dot prepare statement, tugashyiramo prepare statement niyo dushyiramo iri connecting kuri SQL, nibyo tugafunga. Iyi prepared statement igomba kugira izina, turayita ps. Prepared statement na abbreviation y'ibi ngibi mu magambo arambuye. Tugiye gushyiramo iyi question mark ya mbere ihagarariye id, turagira prepared statement ya mbere ni id, mwibuke ko id ari integer, tugashyiramo se noneho turavuga ko iyi question mark ya mbere niyo mpamvu turi bushyiremo rimwe ihagarariye id tugomba kuyihindura muri integer. Niyo mpamvu turi buze gufata iyi id isanzwe ari string tugahindura muri integer, turaza kwandika int id muri integer, yaza kuba ingana fonction ishinzwe kugira muri integer bayita integer to pass int. Tugiye guhindura id n'ubundi, iyi fonction n'ubundi niyo tuza gushyiramo iri zina rya integer habaye converted muri integer, niyo turi bushyiremo hano. Tugiye gushyiramo nanone name dukora ya variable n'ubundi tugashyiramo set string, bivuze ko tugiye gushyiramo izina rero string ari integer. Ni variable ya kabiri hano question mark ya kabiri yaza kujyamo ibintu byavuye muri
variable yacu yitwa string iri hano hejuru. Ibi ngibi bikoze umaze gutunganya ibijyamo, kugira ngo bize kujyamo ukora prepaid statement dot execute update dot execute update. Ibi ngibi birangiza byakunda, ariko nta message wabone kubwira ko byagiyemo. Message kugira ngo uyibone urakereya ikintu bita goption pen dot show message, urakereya goption dot. Bwa mbere mwarimu wawe kubona ari nka nzi dot ntagire ikintu cyiza, iyo byanze kuza urongera ugasubiramo show message. Message ni inyuguti nkuru, message dialog ugafungura ugashyiramo akantu kitwa this, ubundi ukagaragaza iyi message igiye kuza hanze. Umuntu yandikishije aravuga ngo umubwire ngo wiyandikishije. Mubwire ko yandikishije, ubundi dufunge connection kugira ngo abantu bakora hacking batazatugeraho, database yacu idafunze. Abantu bakora hacking bashobora kwinjira muri database. Twizere ko bikunze, turi kuraninga. Turi gushyiraho umuntu ufite ID 88 yitwa Yannick. Iyo uhise ubona aka message bishatse bivuga ko byakunze. Turajya muri database yacu turebe ko byakunze. Murasanga byakunze. Mwakoze cyane kubana natwe, turaza gukomeza dusangira amasomo ya Java. Murakoze.